Yes, nizere ko mumeze neza rero aho muri hose. Uyu munsi uyu wumva kuri mikoro yitwa Jire nk'ibisanzwe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ingaruka zo kuba wakoresha imiti yongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Nubwo bimenyere ko abantu b'igitsina gabo aribo bakunda gukoresha iyi miti ibongerera ubushake bwo gutera akabariro, ariko hari n'abantu benshi b'igitsina gore usanga bakoresha iyo miti nyamara bakirengagiza ko hari ingaruka nyinshi ziterwa n'iyo miti. Yes, mbaye ikaze mu kiganiro rero uyu wumva kuri mikoro tugiye kubana kuri uyu munsi yitwa Jire nk'ibisanzwe ya Smart News TV. Tubaye ikaze mu gikurikirana iki kiganiro. Tugiye kugaruka nk'uko bisobanurwa na bwana Pharmaceutique Biramahire François, inzobere mu bijyanye n'imikoreshereze y'imiti. Biramahire rero François avuga ko ingaruka zo gukoresha iyi miti ari zimwe ku bantu bose bayikoresha, ndetse waba umugabo cyangwa umugore. Zimwe mu ngaruka zo gukoresha imiti yongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, ingaruka tuza gusanga ku mwanya wa mbere biza kuba byatera kutagira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ku bagore cyangwa uburemba bwo ku bagabo, kuko umubiri uba waramaje kuba wamenyera ko ugira ubushake ugira ubushake ariko wafashe iyo miti. Iyo utayifashe ntabwo wagira ubushake. Kugira ngo rero bikosoke noneho bisaba guhabwa inshinge cyangwa agapira gushyira mu mubiri, ndetse kakajya karekura umuti muke. Yes, aho ngaho mvuga ni ku bagore. Ndetse ingaruka iza ku mwanya wa kabiri ni ukurwara umutwe w'ako kanya, bitewe n'uko n'imiti iyobora amaraso mu mutwe no mu bwonko iba yareze nayo, maze igateragura cyane. Ingaruka ya gatatu rero ni ukureba ibirori, ukabona ibintu byose ntibiboneka neza kandi ukabona ibyinshi bisa n'ubururu. Ingaruka ya kane kumagara mu mazuru ndetse no guhumeka bikaba ikibazo, ndetse ugasanga bikaza kuba byagusaba guhumekera mu kanwa. Ibi ngibi kandi binajyana no gufungana mu mazuru no kuzana ibimyira. Ndetse iyi ngaruka ya gatanu bishoboka kuba byatuma ugira ubushake bwo kuyikora ku buryo bukabije, ukamara amasaha 4 kabone n'iyo wakora imibonano. Kandi ku bagabo naho iyo bigenze gutyo, akenshi bivugwa ko no kubaga igitsina biba bigoye, ariko akenshi usanga biba bisaba kugira ngo babage igitsina cy'umugabo kugira ngo ya maraso arimo abishe kuba yavamo, kuko niyo aba yatumye igitsina cy'umugabo gifata umurego. Ndetse ingaruka ya gatandatu, hari igihe bishobora no gutera ubuhumyi, hamwe ku maso hazamo igihu, ntugire ikintu na kimwe ubasha kuba wareba. Ingaruka ya karindwi, ndetse kandi birashoboka ko mu matwi hacura ingereri, ntugire ikintu na kimwe ubasha kuba wakumva, cyangwa ukaba wanapfa amatwi burundu cyane kubera iyi miti yongera ubushake cyangwa se akanyabugabo. Ikindi, ingaruka ya 8 kandi tugiye kurebera hamwe uyu munsi, ni ukutabasha kugogorwa n'ibiryo, ndetse bikaba byanatera impiswi idasanzwe. Ingaruka ya 9 rero ni ukugira ikizungera, ndetse ukaba wanamera nk'urwaye igicuri. Ibi kandi biba ku bantu batwara ibinyabiziga, bishoboka ko bashobora kuba byabateza n'impanuka. Ngizo rero zimwe mu ngingo z'ingenzi twagiye tubabwira, ndetse n'ingaruka zo kuba bakoresha imiti yo kongera akabariro cyangwa se zo kongera ubushake bwo gutera akabariro. Izo ni zimwe mu ngaruka zikomeye ziterwa no gukoresha iyi miti yongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, haba ku bantu b'igitsina gore cyangwa igitsina gabo, ndetse bakunda gukoresha iyi miti cyane cyane kandi ku bayikoresha batayandikiwe na muganga, kuko hari igihe usanga hari ababa barayandikiwe na muganga, bikaba ari ngombwa ko bashobora kuba bayikoresha, ariko niba uzi kutandikiwe uyu muti na muganga, ntabwo ari ngombwa ngo ube wawukoresha umuti wongera akanyabugabo cyangwa se ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, kubera uburwayi bafite. Kandi nk'uko bisobanurwa na François Biramahire, ni inzobere mu bijyanye n'imiti cyangwa se imikoreshereze y'imiti mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi yagiye bivugaho cyane mu binyamakuru cyangwa se mu interview yagiye akorana n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Rero n'ubu bakurikiranye iyi video, ndagushimiye. Niba yagushimishije video uze ukanda subscribe. Uyu munsi twibanze ku bantu bakoresha iyi miti yongera akanyabugabo cyangwa se ubushake, ndetse mbabwira n'ingaruka zabyo. Niba rero nawe wari usanzwe uyikoresha, akakubwira ngo
sibyo kandi si byiza kuba wakomeza kuba wakoresha imiti yongera ubushake cyangwa se akanyabugabo. Wabihagarika ukiwumva cyangwa se ukireba iyi video, wahita uhagarika kuyikoresha. Niba uri umugore, umukobwa, umuhungu, akakubwira ngo mukomeze mwagira ibihe byiza. Niba iyi video yagushimishije ukanda subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byinshi bitandukanye ngenda mbagezaho. Imva kuri mikoro twa Jules nk'ibisanzwe, ndabakunda cyane.